twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasani duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Igiye kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 18 tariki 10 Kanama 2023, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Laurenti, umudiyakoni wahowe Imana. Nyagasani turagusaba umugisha ngo usesekare ku bantu bose baza gutambukanga kuri buri munsi. Duha umugisha Nyagasani, twe tugiye gufata ijambo ahangaha ndiba ari ku bwacu, ahubwo Nyagasani aba ari uvuga mu kigo cyacu. Duha umugisha Nyagasani, twe tugiye gukumva ahangaha, uduha amatwi y'umutima tukumve neza, maze uduhindure uko ushaka ku mpuhwe zawe. Ngaya rero amasomo agiye kutwereka Nyagasani we ukungu nyakuri. Isomo rya mbere ry'umwaka wa kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Bavandimwe, muramenye ko wabibye ubusa asarura ubusa, naho wabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atangiye ko umutima we ubimubwira atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ubasha bwo kubasendereza ko ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse n'ibizabafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo yatanze ku buntu akwiza abakene, ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto azirumbure, kandi agwize umusaruro w'ubutungane bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Imana ikunda utanga yishimye. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu byaba bigengana ubutungane. Ntabwo azigera ahungabana bibaho, azasiga urwibutso rudasibangana. Ntakangaranywa n'ibihuha bibi, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Umutima we uhora mu gitereko, ntagire icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanze bigorerwa. Koko umuntu ugira impuhwe, ineza n'ubutungane, agira ubuntu agaha abakene atiziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwembarare. Imana ikunda utanga yishimye. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo 24 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yesu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine, naho yihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu ntankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira, Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Maze aho ndi aba naho umugaragu wanjye azaba. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi duhimbaza Mutagatifu Laurenti ku itariki 10 Kamena, niwo munsi naho ubudiyakoni. Hari inzobo zikomeye cyane Nyagasani yansimbukije, noneho abo twari kumwe bifuza ko nagira icyo mvuga. Bishoboke ko bashaka kunyumva, ariko bari bakeneye n'ubuhamya nabaha n'ibyishimo mfite kuri uwo munsi. Nuko rero bampa ijambo, bumva ikintu nababwira. Iryo jambo rero narebye umunsi ko ndi kuzirikana kuri amasomo kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Laurenti, anaho nyiranye Nyagasani kuko yangiriye ubuntu, akagira umugaragu we ntari mbikwiye, nubwo yashyize mu rwego rw'abadiyakoni kandi ntari mbikwiye, kuri tariki ya 10 Kanama. Maze ndavuga nti, umva ikishimisha kurenza ibindi, simple masumbuko que je suis, kuba ndi umukene, nkaba ngiye kwicarana n'abakomeye, nkaba ngiye kwicarana n'abakire, nkaba ngiye gusangira n'abakire, nkaba ngiye kubana n'abakire. Urumva ntacyo nzigera mbura. Bakristo bavandimwe, uri umugaragu ariko ukaba wicarana na bose. Nyagasani afite uko atugirira neza buri munsi, afite inzoba dusimbukisha nyinshi cyane. Hari igihe nsubiza amaso inyuma nkavuga ntari kubundi ni njyewe, ubanza atari njyewe. Nubundi ko nasubiza amaso inyuma ngasanga ko atari njyewe. Kuba ndahangaha ni impuhwe za Nyagasani. Ni Nyagasani wabishakiye. Nyagasani ukomeze ungire igikoresho cyawe buri munsi. Amasomo kizimi yacu duteguriye kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Laurenti araryoshye cyane. Biradufasha cyane gucengera kuzirikana ubuzima bwa Mutagatifu Laurenti, bidufasha kuba abagaragu beza. Dore ko ijambo diakoni mu kigereki rivuga diakonos,
mu kilatini rikavuga servus cyangwa minister, bivuga umugaragu yewe ndetse n'umucakara, umugaragu w'abandi, ngo umudiyakoni ngo Laurenti ugiye kujya au service de l'église. Rero muri amasomo turaza kuzirikana ku ngingo igira iti aho ubukungu bwa kiliziya buri, aho buherereye. Bamwe bati harahanditse usibye Roma. Aha turaza kureba Roma iyo ariyo, aho ubukungu bwa kiliziya buherereye koko. Turazirikana ibintu bitatu biza koko kudufasha kwegera Imana no kwibera abagaragu beza, bityo biza kudufasha kubona aho ubwo bukungu buherereye, ubukungu bwa kiliziya. Ibintu bitatu bya mbere tuza kuzirikanaho naho umukristo agomba kureba buri munsi. Biraza kuba nyine ahantu hatatu. Cya kabiri tuza kuzirikanaho ni iminsi 3 Laurenti yamaze ari gukusanya umutungo wa kiliziya. Icya gatatu noneho tuza kuzirikanaho ni ibintu bitera ubukene. Burya ushaka kuba umukene utabizi kandi ubwira ko uratunze, ibintu bitera ubukene. Muri uko gukomeza kureba aho ubukungu bwa kiliziya buri, reka duhere ku ngingo ya mbere, ahantu hatatu umukristo agomba kureba buri munsi. Ni ijambo ry'umuhanga wavuze ati umuntu muzima umukristo agomba kureba ahantu hatatu. Ahambere agomba kureba ni hejuru, ni mu ijuru nyine, yahareba agahabona Imana. Yamara kubona Imana koko akaba ari yaramya, akaba ari yasingiza, akaba ari yasenga koko by'ukuri. Aha kabiri umuntu muzima agomba kureba umukristo kandi noneho umugaragu agomba kureba ku ruhande. Ku ruhande agahabona iki? Agahabona mugenzi we, agahabona umuntu. Yamara kureba ku ruhande agahabona umuntu akamufasha. Mugenzi wanjye cyane cyangwa kimuhereze akamukunda, birumvikana. Uko yamaze kubona Imana ihita ikwerekeza ku ruhande ngo urebe na mugenzi wawe, urebe ubukene afite, urebe ko ashonje, urebe niba ntacyo afite akeneye, urebe ubufasha bwose wamuhereza. Noneho aha gatatu abantu benshi koko dukunze kwirebera niho bita aha gatatu ni munsi, ni ku birenge. Abenshi dukunze kureba ku birenge dushaka gukandagira bagenzi bacu, nyamara ibirenge tubireba gute? Ibirenge tubireba ryari? Turibireba turi kureba ibintu biri munsi kugira ngo tubikandagire, tubizamukireho, aho kugira ngo byo bidukandagire. Kureba ibintu biri munsi koko tukabirebesha ibirenge, ibintu biri munsi kugira ngo bidufashe kuzamuka neza, aho kugira ngo bidutsikamire ntitubone Imana. Ngicyo cya kimenyetso cy'umusaraba, aho koko Yesu Kristo aduhuza n'ijuru, wa mugaragu serviteur par excellence akaduhuza n'Imana. Uwo musaraba rero ugombe ujye urebaho nawe buri kanya. Icyo nicyo bishushanya nyine ahantu hatatu kugira ngo ko duharebe isi n'ijuru tuyirebe, ariko hagati aho hari mugenzi wacu tugomba kwitwaraho neza. Ngubwo ubuzima bwo kwitanga nko n'amasomo atamye kubidushishikariza ko Imana ikunda umuntu utanga yishimye. Gutanga koko no gutanga ubuzima bwawe nkuko Yesu Kristo yemeye gutanga ubuzima bwe. Na Laurenti mutagatifu atanze ubuzima bwe agirira Yesu Kristo, agirira abakene, agirira abandi. Gutanga atari gutanga ibintu gusa, ahubwo no kwitanga wese. Ngiye imbuto nziza nguko guhuguta nkuko n'Evangelii bitubwiye uyu munsi, maze koko dukera nyinshi. Akavuga Tertullian umwanditsi w'umulatini agira ati semen et sanguis Christianorum, le sang des martyrs est une semence des chrétiens. Ngo amaraso y'abaho Imana ni imbuto y'ubutagatifu. Ngiyo ya mbuto koko komeza kugenda yera nyinshi cyane. Ubwo bwa bukungu twatangiye kureba ahantu buherereye. Ndahandi buherereye koko niba abantu ushobora kwitangira, ni kwa kwitanga ukitangira abandi. Kubera iki? Kubera ingoma y'Imana. Reka rero tujye ku ngingo ya kabiri. Aho tujye kureba iminsi 3 Laurenti yamaze akusanya ubukungu bwa kiliziya. Anabwo nyine tujye kuzirikana ku buzima bwa mutagatifu Laurenti, umudiyakoni wa kiliziya. Diakoni ya Laurenti yabayeho mu kinyejana cya 3 ku ngoma ya Papa Sixte wa kabiri n'umwami Valerian. Ngo diakoni akaba yarashinze umutungo wa kiliziya i Roma. Ngo igihe rero umwami Valerian atanye gutoteza abakristo, ngo akica Papa Sixte wa kabiri ndetse n'abadiakoni be, ngo Laurenti baramuretse atari mu bamugiriye, ahubwo ari kugira ngo akusanye umutungo wose wa kiliziya, maze nyuma bazabona uburyo baza kumwica nyuma naho maze kuwerekana. Rero ngo hashize iminsi batumiza Laurenti kugira ngo azerekane umutungo wa kiliziya. Nuko Laurenti abasaba iminsi 3 kugira ngo akusanye nyine umutungo wose ubundi azawumurikire. Ubwo Laurenti arakugendera akoranya abakene bose n'indushyi z'i Roma, nuko ngo bazana umucamanza mukuru. Iri jambo rikomeye cyane koko rikubiye ahantu hari ubukungu bwa kiliziya. Ati dore ibyo mwantumye ndabizanye, ngiye imari kiliziya itunze ngo ubukungu bwa kiliziya. Nuko rero zambwirira umwami abamenye kuko ubundi nitwe twabitagaho, none ubu ngubu twebwe nyine tukaba dutabariye Kristo. Amen, amen, amen. Ngaho natekereza koko umucamanza ngo wari wizeye ibintu bya mirenge, amafaranga, ubukungu bwinshi, none koko bamuzaniye izo ndushyi n'indembe, abarwayi, ibimuga, abakene bose ngo barunza ngaho muri iyo sare.
se komine sale vraiment. Ubwo birumvikana ngo umucamanza ahita ararakara arabisha, wari wizeye ibintu byinshi bya mirenge koko, none kaba mutuburiye bakamuciye amazi. Ngo ubwo arabona ntibahita bamufata ubwo nyine, ngo batangira kumutwika umubiri wose buhoro bamukaranga. Ngiyo imipfire y'iyo ntwari yatabarutse muri 258. ngo hora burenti upfa amaze kwerekana aho ubukungu bwa kiliziya buherereye. Ngaho rero mukristo muvandimwe, nawe umenye aho kiliziya ivoma, ntabwo ari ku bintu ifite. Bamwe bati ni Roma hari ibintu byinshi cyane, hari ubukungu bwinshi cyane, hari imvugo nyinshi cyane zagiye zikwira ngo Roma ngo haba ikimasa cya zahabu, ngo ku buryo ngo ni ubusenzi gusa amaze kuvanaho. Ngo urumva koko amahembe, umutwe, igihimba ngo ntibarakivanaho. Ngo ubukungu bwa Roma Laurenti rero agatubera urugero rwiza rwo kumenya aho ubukungu bwa kiliziya buherereye koko. Nta handi ni bari abanyantege nke, ni bari koko bakeneye gutabarwa, ni bari bakeneye gufashwa. Igihe cyose afashe umukene uvuga uti ndi kwitaganyiriza ijuru, kuko ubukungu nyakuri nta handi nyine ni ijuru dutegura hano ku isi. Muri abandi baciye bugufi twagiye twitangira, muri za mbabare zandushyi, babashonji, babana twarihiye amashuri, babandi twarihiye ubwishingizi bwo kwivuza, n'abandi bose twagiye twitaho. Laurenti mutagatifu udusabire natwe duhe kwitanga buri munsi. Reka tujye ku ngingo ya 3 idufashe koko gukomeza kureba nyirizina aho ubukungu bwa kiliziya buherereye. Aho tujya kureba ikintu gitera ubukene. Abantu benshi koko turakene uko tutabizi. Hari abafite amamodoka, hari abafite ibintu bya mirenge, hari abantu bize, ariko hajya kureba ugasanga ari abakene. Buryo ubukene bubi nubwo mu mutwe, gukena ntushake ko abandi baguha ibitekerezo, gukena ugakena ku bitekerezo, ugakena ku rukundo, gukena ugakena ku muco mwiza. Ibyo byose bwo n'ubukene. Ibintu bitatu bishobora gutera ubukene wawe. Icyambere ni ukwikunda. Iyo umuntu yikunda akenshi bijyana no kwireba, wamara kwireba ukibona, wamara kwibona nta kindi gihe akurikira sibyo kwishyira imbere ngo uko kwikubira. Umuntu rero watangiye kwikubira, kwitanga niyo bigishobotse, ntago ngera kwitanga. N'amasomo y'uyu munsi yabigarutseho. Icyo gihe ntago ushobora kwishima nyine. Igihe cyose wikunda ugatangira ugasabira ibintu ukura wishyira, akamvugo mbi igira iti umugabo ngo nurya utwe ngo akarya n'utw'abandi. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri ishobora kubitera ubukene wawe. Nta yindi ni ugukunda ibintu. Abantu akenshi dukunze gusabira ibintu, rimwe na rimwe hakazamo kwiba, detournement, gusahura. Bansigira ikiyega kirimo amafaranga ngo ntago abaze ngakuramo utwanjye ubundi ngahita nigendera. Bagusigira isoro ririho inyama, uzi ko abandi koko bari kugenda bihereza nawe uri kwihereza, warangiza kuzirya zose ugasigira abandi amagufa. Nguko kurya agatagabuye, buri gihe cyose ugahora usabira ibintu, ariko ukajya wibaza uti ese ibintu uzabijyana ikuzimu, ibintu bazabiguhambana ko se amaherezo tuzabisiga hano ku isi? Niki kiri gutuma koko hihibikana? Wowe nanjye turimo dukunze gukunda ibintu, bikaza kuranya ko ari byo turi kwirukaho gusa, ariko tukaza kwibagirwa ko na mugenzi wacu hari rwa ruhande tugomba kureba. Nibwo ubukire bwa 3. Rero Nyagasani adusaba gusiga ibintu tukanabitangaho yewe, kugira ngo turonke ubugingo nyine bw'iteka. Kuko ibintu dufite nibyo kugira ngo bidusimbutse, bidufashe ko kwegera Imana. Reka turebe impamvu ya 3 ituma abantu benshi badakira. Nta kindi ni ukwangana, urwango. Kwanga abantu birumvikana. Nibyo bindi koko bibaye kuri uyu mwami n'abacamanza be bishe diakoni Laurenti bakica umwami 6 n'abadiakoni be muri iri totezwa ry'abakristo. Nta kindi bari bagamije, barumva bakwishima igihe bakandagiye ku mirambo yabo, kumva zabo. Nguko kwikunda nk'abarupfa kunda, kwica abandi kubera inyota y'ubutegetsi, kubera ibintu. Nguru urwango rushobora kudufata abenshi tukanga bagenzi bacu tubaziza ibintu, tugatanga bagenzi bacu imbere y'ibintu, umuntu akaburizwamo imbere y'ibintu. Inda yamara kuntanga imbere nibwo koko izapfundikira umutima. Nguko abantu benshi koko twagiye tubura umutima, inda zigapfukirana umutima wacu. Nyamara igisubizo cya Yezu kugira ngo tubone ubukire nyakuri ni ukwitanga, ugasiga byose, abantu ndetse n'ibintu, maze ugasanga byose. Nguko rero gukurikira Kristo, ugaheka umusaraba wawe maze ukamukurikira, nibwo kuko uzera nyinshi cyane, imbuto nyinshi. Ngo umugaragu wa Kristo ugomba kumwigana. Erega mu Kristo muvandimwe, iyo abagamenyaga aka kantu ntago ushobora kubura ibintu, kandi koko ufite abantu. Nguko kwa kwicara n'abakomeye navugaga haruguru, kwicara n'abakire, uri umukene, ariko kuba ndi umukene nkaba nicaranye n'abakire, nkaba mbana n'abakire, umva mba ni mu mutekano, ntacyo nzabura, nabura iki se nyine.
nguko uko ibintu bitagomba kuntegeka, namara kubona ibintu ati ndashyikiriye, bikaza kurangira koko ntakireba ubuntu bw'Imana, ndanakireba ku ruhande ngo mbone umuntu, bizarangira koko ndangiye niba ngenjeje cyo. Mubyeyi, muri aka kanya tugiye kunyarukira mu rukiko. Uko biri kose mu rukiko ushobora kuburana ugatsinda cyangwa ugatsindwa, nk'uko barabure ntibatsindwa bagatsindwa hano ku isi, ariko imbere y'Imana bakabere kubera Imana. Umunsi umwe ngo umunyeshuri bishoboke ko hari mu gihe cya covid, ngo yagiye akorera amafaranga menshi pe, akajya akorera amafaranga menshi, ibyo akoze byose bikaza ari mu madolari, amafaranga menshi muri icyo gihe nyine cy'ibiruhuko birebire. Nuko igihe kigeze cyo gusubira ku ishuri, cyo kugaruka ku ishuri, wa munyeshuri koko agaruka ku ishuri. Birumvikana esprit y'amafaranga ari mwuzuyemo, ibintu byose yakoraga byari amafaranga, yari yamaze gukira bikomeye cyane. Nuko ngo ageze mu ishuri, birumvikana nyine mwarimu ngo amuhereza umwitozo. Maze wa munyeshuri cyambere yabajije mwarimu ati, ese mwarimu urampa ngahe? Mwarimu aramusubiza ati, ndaguha 100. Nuko wa munyeshuri akora umwitozo koko arawutsinda. Mwarimu koko aza kumuha amanota 100. Wa munyeshuri ahita arabyimbagana, umuntu ufatana n'amazuru, ararakara bisha cyane kurenza uko umwami Valeriani ndetse n'umucamanza we barakariye Laurenti, ararakara bikomeye cyane umunyeshuri, hafi kwenda gutema mwarimu. Nuko mwarimu asigara yibaza impamvu umunyeshuri koko yamurakariye bikomeye, kandi koko yatsinze ikibazo, none mwarimu yamuhaye n'amanota. Nuko umunyeshuri ati, mwarimu urandenganyije rero, uri n'igisambo, uranyibye, wagombaga kumpa amadolari 100 nk'uko twabivuganye ko wabinsezeranyije. Mwarimu atangiye kumubwira ati, oya dangiye n'amanota nari mfite, niyo naguhaye amanota 100 kuko watsinze ikibazo nyine. Nuko rero wa munyeshuri bishoboke ko yanafite n'amafaranga menshi, yihutira kujya mu rukiko ashoraho ikirego. Dore rero uburyo ikirego koko yagitenze neza kugira ngo ko arege wa mwarimu, kandi koko bishoboke ko azamutsinda. Nuko aravuga ati, umva rero uriya mugabo yampaye akarimo nakamukoreye, twumvikana ko azampereza amadolari 100 nkarangije, none nakarangije yanze kumpemba. Icyo gisambo rero ndasaba urukiko ko wandenganura kugira ngo iki gisambo koko mu gikatiro gikwiye kandi kinyishyure. Bakristo bavandimwe, ninde uzatsinda urubanza, ari uyu mwarimu ari uyu munyeshuri? Ko uyu mwarimu amaze kuba igisambo, angaraza kwigobotora te? None n'ikimenyimenyi uzi ko uyu munyeshuri ngo yari yaramufashe video, mwarimu ari kubivuga ati, ndaguha 100. Ikibazo kikagira ati, ninde urubutsinda urubanza? Kwibirego koko ikirego kimaze kuba neza, amaze kugikora neza umunyeshuri koko, ari mwarimu ari umunyeshuri, ninde urubutsinde? Urampa ngahe? Ati, ndaguha 100. Umwe ari gutekereza amanota, undi we ari gutekereza amadolari. Ndakubwiza ukuri, nawe umwitozo ukomeze ukore, uzareba uzatsinda muri aba. Ariko ndagira nkubwire ngo kubera ruswa yateye, kubera ndetse n'umunyeshuri amaze kuba afite amafaranga menshi, uyu mwarimu bishoboke ko azatsindwa. Icyambere kizatuma atsindwa buriya iki kirego, uko umunyeshuri koko atangiye mbere yari mwarimu, ari kwigisha ari mwarimu, ariko ahindutse umugabo, birangiye ahindutse n'igisambo. Ndetse koko iki gisambo aho bwacye nibaza kugifata bakagifunga, ubundi kikavamo cyishyuye amadolari 100. Mwarimu urampa ngahe? Ndaguha 100. Ngaho nawe umucamanza, uramutse uri umucamanza ku ngoma ya Valeriani, uyu mwarimu koko ntabwo yakwishyura amadolari 100 gusa, ahubwo n'umutwe ahita uwuca igisambo gusa. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko abantu benshi mu mitwe yacu icyo turi gutekereza ni amafaranga gusa, ni ibintu, aho gutekereza ku bantu, aho gutekereza ku buntu bw'Imana. Concentration yacu yagiye mu mafaranga. Ikintu cyose ati, urampa ngahe? Ikintu cyose ati, urampa ngahe? Aha, ibintu byose ko urampa ngahe, byose wagiye ubera mu mafaranga. Nguko concentration yacu bamwe yagiye mu nda aho kujya ku mutima. Umutima warazimiye, inda yadutanze imbere. Ibintu byose tugaze tuyabona mu mafaranga, nibwo bizarangira koko umutungo wa kiliziya turi gushakisha gusa ibintu, amazu, amamodoka, ibifaranga, ibintu bya zahabu gusa, ariko tukibagirwa ubukungu bukomeye cyane bw'abantu. Wa muntu ngiye kurenganya, wa muntu koko ngiye guhimbahimbira ibirego bya bindi bidafashe, kamusuka amafaranga, urubanza rwe nkarumweraho amazi, bikaza kurangira wa muntu koko bamwishe, wa muntu bamugambaniye, bikaza kurangira wa muntu bamufunze kuko mfite amafaranga. Akabya bindi ngo ufite urufaranga avuga igifaransa. Mubyeyi, nguko nawe ugomba kwitoza, urebe niba amafaranga ataragupfukirana, urebe niba utaratangiye kuvuga urufaransa, kubera ko urwo rufaranga uri kubona amacangwa kuzura kanwa. Aha, ariko ko yuzura kanwa, uzi ko cyera kabaye azahinduke sesemi, kaza kurangira koko wiyanze,
bya bindi by'uko nyine wibwira ko yikunze ariko bikazarangira wiyanze, kwimanika bitabuze, kwiyahura bitabuze, kuko wakunze ibintu kurusha abantu. Ubuntu bw'Imana bwo bwayobotse kera. Ese tugakomeza twibaza tuti, ari amanota, ari amafaranga, igifite agaciro gahambaye kurenza ikindi ni ikihe? Nk'uko uzasanga dushaka gutunga ibintu ariko tukabura ubwenge. Ushaka gusabira ibintu bya mirenge ariko ukaza kubura ubwenge bwo kubikoresha, n'ubundi bizayoyoka, ntacyo bizakumarira. Nibwo uzasanga utashya amaramasa. Kubera iki? Yatashya amaramasa w'umukungu kibura bwenge kubera ko aratunze ibintu byinshi. Ibyo bintu byinshi byari iki? Bwari ubugugu, wari umushiha, kwari ukwikubira, kwari ukwikunda, kwireba, kwibona. Ushaka gusabira ibintu bya mirenge kaza kurangira koko utashye ubabaye, niwo kuzabura ingoma y'ijuru. Kubera iki? Nyine wasabiye ibintu ikingenzi ntiwigeze ukimenya, ntiwigeze umenya aho bashakira ubukungu bw'ijuru. Kwari mu mbabare, kwari mu gufasha abakene, kwari mu gutabaza ugatabariza abandi, kwari mu gutega amaboko ugasabiriza uri gusabira abandi, kwari mu gutega amaboko ukaherekeza umutima ku Mana ugasabira abandi, kwari mu gutega amaboko ugasabira abandi ikibatunga buri munsi, kwari mu gutega amaboko ugasabira abandi ubwishingizi bwo kwivuza, kwari mu gutega amaboko ugasabira abandi kubaho neza, kwari mu gutega amaboko ugasabira abakene, ugasabira za ndushyi ngo ubwo bukungu bwa kiliziya aho buherereye nyine ngaho nyine i Roma, aho tugomba gutambuka. Njye ya kiliziya Yezu Kristo koko ishingiye ku bantu, abantu b'abanyabyaha, abantu b'indushyi, abantu b'abakene, wowe nanjye turimo. Wowe mutungo wa kiliziya, ngubwo bukungu bwa kiliziya. Mukristo muvandimwe, iyo ufite ubuntu bw'Imana bugufasha kubana n'abantu, abantu bagakugeza ku bintu kubera Imana. Laurenti Mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.